tuganira ikiganiro, twari mu kiganiro kirebana na siporo ariko ku gisata kirebana n'umukino njyarugamba witwa karate. Turimo kureba se karate iri mu buryo bwa siporo, no umukino ngororangingo. Ese umukristo yemerewe gukina karate cyangwa ntabyemerewe? Twari twatumiye mwene data nk'umuntu wakiniye karate, ibyo twaturimo turavugaho. Uko nabivuga ati gena nabiritse nta mikino gira. Urumva wa mukino wakirango ni siporo, ni umukino njyarugamba koko. Uyu mupasitoro cyangwa se aposo tumusubize cyubahiro cye nibyo baba bashaka. Avuze ukuntu yakubise abajura, umwe yari amuvunye ruseki. Ntabwo ari ukuvamo nk'uko umuntu ava mu nzu ajya hanze gutembera, kuko hari izindi mbaraga zibasha gufata izo mbaraga zari zikurimo kugira ngo ubashe kwakira agakiza. Twamaze kwemeza gukina karate bwa mbere, ugihagarara bwa mbere icyo ukora cya mbere uhamagara imbaraga. Twabivuze muri make, ariko uhamagara imbaraga. Ese ubundi kuki twawise umukino wa Satani? Kuki wabaye wa Satani ntubu w'Imana? Aretse ko ntabwo ari uw'Imana ahubwo ni uwa Shitani. Bitangira bite? Umuntu akora yinjira muri izo mbaraga te kugira ngo azabe. Hanyuma ambwira yuko ibyo wavuze atari byo, ariko yifuza ko muzahura mukaganira ngakagusobanurira ikiza cya karate n'uburyo Imana yemera. Yenda ubusobanuro yaba yarekumakanyaho ni ijambo rivuga ngo wowe nawe umwe muri mwe nashaka apfe. Yaba ari byo aza kumakanyamo katari ko bisobanura, azatanga ubundi busobanuro. Kuri iryo jambo ravuga ngo wowe nawe umwe muri mwe nashaka apfe. Witwa Eric Ruyenzi yaranditse aravuga ngo karate, ibyo nari mbizi ko umukristo ntabwo yemerewe gukina karate cyangwa se kungufu n'iyindi mikino imeze nk'iyo. N'amateka yazo na sembole za karate na kungufu ni sembole satanike. Ibimenyetso bya karate n'ibimenyetso bya kungufu ni ibimenyetso bya Satani. Ni Sibomana Alex yaravuze ngo turabakurikirana cyane. Undi avuga ati karate ngo ni z'abayisilamu biteguriye kurwana jihadi. Nzeyimana arandika ngo karate yitwa umukino njyarugamba itandukanye n'imikino ngororamubiri. Uyu nguyu nawe yasobanura akantu keza. Ubu ngubu urumva ko ubwo we none uyu muntu arajya mu mukino njyarugamba agashaka kwerekana ko ari umukino mwiza cyane kandi w'abakristo, n'uw'abapagani ntabwo ari uw'abakristo. Ubundi yitwa Alex Official yaranditse aravuga ngo Bibiliya iti mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde ubumara bwanyu. Karate si ya Shitani, wowe ntabwo ufite ubumenyi muri karate, niyo mpamvu yisebya, kuko washoboye karate yavamo umukristo mwiza. Aravuze ngo Bibiliya iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde ubumara bwayo. Ntabwo ariko birivuga, ikiyarakishe rwose. Bibiliya iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde amahugu nk'inuma. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kuvamo umukristo mwiza biturutse mu kwizera Yesu no gusoma ibyanditswe byera, ahubwo karate yamufasha kuba umukristo mwiza. Noneho iyo mukina karate muba muri kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iki urakivuga iki? Icyo myivugaho, mukunda abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri. Uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu, unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. Mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Amen. Aravuze ngo ugire neza abakwanga, abakwambu n'abakwangiriza. Igituma nge nagiye muri karate cyari igiki? Nuko ni nabonye isi. Joseph Hitimana yaravuze ngo jyewe nari mfite dane ebyiri muri karate, ariko maze gukizwa niyumvisemo ko ntagomba kuyikomeza, kuko uko biri kose umwuka wa karate so w'Imana. Kuko kugira ngo ube umukaratika mwiza ugomba kuba uri umunyamahane kabone nubwo abantu batabibona inyuma, ariko mu mutima biba birimo. Ariko uyu mwene data cyakuza ngenda mugira inama, niba ari amafaranga ashaka muri iyi mikino wenda babimuhembera, no kuri Yesu ntabwo ari umukene ku buryo atamuteza imbere mu bindi yakora, ariko akareka kurimbuza abantu, kuko abantu arimbuzana bazababazwa. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana, turabifuriza guhirwa muri byose, kandi duhora dusenga iminsi yose twifuza ko twazahura imbona nkubone, yaba ari hano mu isi, ariko mu isi byanze, kubera ko mu isi umuntu abakubita hirya no hino ashakisha ubuzima, tukazahurira mu ijuru. Rero tubasaba umugisha mwinshi uko bukeye nuko bwije, kubw'umwanya mufata mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform. Imana ikomeze kubagira neza, amahoro n'imigisha bikomeze kuganza kuri mwebwe. Turashimira Imana rero ko uyu munsi tugarutse. Murabona ntabwo tugarutse twenyine, tugarukanye n'umushyitsi, ariko navuga ngo ntabwo ari umushyitsi cyane, kubera ko
si ubwa mbere aje kuri Iron TV, ngira ngo ni ubwa kabiri bushize twakoranye ikiganiro. Reka tuze tumuhe umwanya kugira ngo asuhuze abadukurikiye, hanyuma asenge twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu. turabashimiye. Yesu abaho umugisha. Amazina yanjye ndi Ntabanganyimana Andre, uzwi cyane ku izina rya Buregeya. Turabashimiye ko mwongeye kuduha karibu kuri Iron TV, kandi turashimira n'abakunzi ba Iron TV kuko gukurikirana ikiganiro twatambukijeho kijyanye na siporo. Abari hirya no hino, ari muri kino gihugu turimo, arabe hanze yacyo, mu mahanga atandukanye, Yesu abaho umugisha wo gukurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV. Reka rero dusenga Imana, twishyira imbere y'Imana kugira ngo twongere tugira ikindi kiganiro dutambutsa. Yesu abaho umugisha. Amen. Turagushimiye Umwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye umwanya wongeye kuduha wo kongera kuboneka imbere za kamera ya Iron TV. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu mwanya rero tugiye kumara tuganiriza abantu bawe, nukuri turakwinginze ngo ubane natwe, tugirire neza Mwami Imana, utwagure muri byose, kandi abantu bakuru badukurikirana nabo bahe gusobanukirwa by'ukuri, bibagiri ikiganiro tubaganirije kibagirira umumaro, kigeraho kibakura, kigeraho kibashyitsa, yaba abagikurikirana none n'abazagikurikirana undi myaka izaza. Mwami Imana, kizabafashe kugira ngo umunsi uzabuhamagaye nitwumva twitaba, nabo bazumve bitaba, duhurire mu bwami bwawe. Urakoze rero, nubane natwe kandi kutugere kugira bera bose, ni mu izina rya Yesu twizeye. Amen. 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 Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane, kandi ni insanganyamatsiko irebana n'agakiza, ariko turavuga gatoya ku birebana no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa, mu Kirundi baravuga ngo ni ukwisonzesha. Yego. Turagaruka ku bantu babiri turetse kubona batambutse kuri zimwe muri channel tubona ziri hanze ahangaha kuri YouTube. Iyo channel imaze gutambuka abantu babiri, kandi wumva bashobora kuba ba confusing abantu kubirebana n'agakiza. Tubuganire ku kintu kirebana no gusenga, ariko tugaruke ku ruhande rwo kwiyiriza ubusa k'umukristo. Aho turi bugaruke kuri Bibiliya, turebe se Bibiliya ubundi yemera kwiyiriza ubusa. Yego. Turareba bamwe mu bantu biyirije ubusa, kuko hari umugabo duherutse kubona, ngira ngo ibyo bintu bigucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse na BBC yabivuzeho. Umugabo witwa Paul Mackenzie, muri pastor muri Kenya, aho yategetse abayoboke be kwiyiriza ubusa iminsi myinshi, kugeza ubwo benshi bapfuye. Ejo bundi nakurikiye ikiganiro bavuga ko abantu bageze mu 120 bapfuye. Bagiye no munuza muri niba ari hegitare, niba ari imirima ye, babona bamwe bumiyemo bazira ngo kwiyiriza ubusa. Si uwo gusa turi mugarukeho, turagaruka no ku mudamu umwe witwa Yvonne, aherutse gutambutsa ibiganiro bitari munsi ya 6 cyangwa 7 nibwira kuri iyo channel. Nawe wavuze ukuntu yakoraga n'imyuka mibi. Ni umudamu witwa Yvonne w'umurundikazi, aba muri Uganda. Ngira ngo natwe turi muri Uganda, natwe turi hano mu gihugu cya Uganda. Niba ngombwa tuzanamutumira nawe turebe ko twamubona, ubundi ze nawe atubwire, kuko hari ukuntu yapfobeje ikintu kirebana n'uru ruhande rwo gusenga mu kwiyiriza ubusa. Kuko atanga ubuhamya ukuntu yakoranaga n'imyuka mibi, ukuntu yajyaga ahinduka inzoka, ukuntu abadayimoni bamutwaraga nijoro, ukuntu yaje kuba paseri, n'ukuntu yajyaga abwira abayoboke be kwiyiriza ubusa ariko ari ibitambo arimo aratamba. Biza kurangiza none wavuze yuko umuntu wese uzakubwira ngo wiyirize ubusa ngo ntuzabyemere, ngo kiretse ari Imana ikwisangiye ikabikwibwirira. Kuko ngo benshi ngo baba barimo gutamba ibitambo, ukibaza Imana yivugana n'abantu biciye mu nzira zingahe. Ejo bundi hari ikiganiro twatambukije, tubabwira ko Imana ivugana n'abantu biciye mu nzira zigeze mu 8, ariko izo nzira ntabwo turinjiramo ngo tugende tuyerekana uko biri igaragaza, gusa twarazivuze.
muri izo nzira rero harimo noneho no kuba Imana yacamo ngewe nawe tukavugana. Ariko n'iki ngiki nubwo wenda yaba warabwiye abantu ko badakwiye kwiriza ubusa, uwaba waramusengeye bwa mbere yaba atari umunyamasengesho amusengera kugira ngo yakire agakiza. Ubwo yaturaga, mpamya ko abantu basengera abantu ngo bakire agakiza ari abantu b'abanyamasengesho, kuko ntabwo yabasha kugukura mu myuka mibi atari umuntu w'umunyamasengesho, kuko ntiyabasha kukubohoza. Njye niko mbizi, kuko nanjye abansengeye, ngenda tuzatambutsa ubuhamya, nanjye abansengeye nuko bari abanyamasengesho. Iyo bataba abanyamasengesho, kuva muri ziriya mbaraga za rero duhera aho twatangiriye ubuhamya cyangwa aho twatambutse ikiganiro, kuva mu mbaraga za karate ntabwo ari ukuvamo nk'uko umuntu ava mu nzu ajya hanze gutembera, kuko hari izindi mbaraga zibasha gufata izo mbaraga zari zikurimo kugira ngo ubashe kwakira agakiza. Ni ukuvuga ngo nawe rero hari izindi mbaraga wari ugezeho zo gukorana nazo. Twamaze kwemeza ko gukina karate, twamaze kwemeza ko gukina karate bwa mbere, ugihagarara bwa mbere, icyo ukora cya mbere uhamagara imbaraga. Twabivuze muri make, ariko uhamagara imbaraga. Wenda tuzashaka ubundi munsi twongere tugaragaze ese ubundi kuki twawise umukino wa Satani, kuki wabaye wa Satani ntubu w'Imana, ndetse ko ntabwo ari uw'Imana ahubwo ni uwa Shitani. Bitangira bite? Umuntu akora yinjira muri izo mbaraga te kugira ngo azabe umuntu ukora na Satani by'ukuri. Rero uyu mudamu cyangwa uyu Mackenzie we ntabwo yabirwanyije mu buryo bwo kuvuga, uretse uyu mugore waba warwanyije mu buryo bwo kuvuga. Niyo mpamvu ariko Mackenzie, yego, mpamvu dushaka ko usobanurira abantu ko Satani afite strategy nyinshi zo kurwanya Imana, ko kuva kera intego Satani yirukanwa mu ijuru, yashatse kuba nk'Imana, ashaka kurwanya Imana ngo ajye mu cyubahiro cy'Imana. Mu isi kurwanya Adamu na Eva bashuka kurya kuri kiriya giti Imana babujije, ko ari gushaka kurwanya nanone Imana. Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu, ariko Petero yaravuze ngo ni umwuka w'Imana wababwiraga kwandika, bakandika ibyo bandika. Urumva? Kuko biravanga ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Rwandiko rwa mbere Pawulo ni Timoteyo 3:17, kandi bikagira umumaro w'ibintu bigeze muri bine. Noneho Satani naho yaraje kugira ngo iyi Bibiliya nayo ayipfobya, ayihindura ubusa. Niyo mpamvu akoresha nka Paul Mackenzie. Paul Mackenzie wagategeka abantu kwiriza ubusa yifashishije Bibiliya, ariko we atari Imana iri kubimubwira, ahubwo ari undi mwuka uri kubimubwira. Kuko nabo abwiriza ntibigeze bakizwa. Niyo mpamvu kubibabwira no kuba babikora nta mpinduka byagomba kubagiraho z'agakiza, ahubwo impinduka zabayeho ni ugupfa. Kabiri, Satani akongera akoresha nka Yvonne, we noneho akaza gupfobya kwiriza iki ubusa. Urumva Satani buryo akoresha bwose. Umwe yabwiye abantu kubikora, ariko we abikora yifashishije Bibiliya ngo bita agaciro. Abantu nibapfa bizatuma abantu batinya kujya biriza ubusa. Kabiri, Yvonne we ati jyewe nabikoraga ari Satani wanegetse ngo ntambe ibitambo, nanjye nkabitegeka abantu kwiriza ubusa, ariko ari ibitambo ndimo ndatanga. Arangije ati umuntu wese uzakubwira kwiriza ubusa avuga ngo Imana ni kwimubwiye ngo Imana iramutumye, uzamenye ko nawe ari ibitambo arimo aratamba. Iyi rero ni strategie satanike yo gukomeza kurwanya Imana kuva mu ijuru kugeza n'uyu munsi no mu ijambo ryayo. Mbere yuko twinjira aho hantu rero, uvuze kuri karate, uravuga uti karate imyuka mibi hari uburyo umuntu ayihamagara. Yego, iki kiganiro twatanze ubushize kandi cyafashije abantu cyane. Hari abanyandikiye inbox, hari na commentaire tubona hano n'ubundi zanditsweho kuri iki kiganiro. Kubadukurikiye iki kiganiro, kuwashaka kugikurikira kugira ngo yumve neza karate ububi bwayo, ni ikiganiro gifite title ivuga ngo ari Uganda, Imana imutumye ku bantu bose bakina karate, yansanze ndi kuyikina irantuma, bose bazarimbuka. Nuko title ivuga. Niba ushaka gukora iki kiganiro wagikurikira, kuko kirimo gukiza abantu benshi, kandi abantu benshi bamaze gukizwa. Tushaka kuvuga rero kuri zimwe muri comment banditse, ariko ndavuga kuri imwe gusa, nyuma tubone kujya kuri topic yacu y'uyu munsi, kubireba no gusenga, ariko tuvuga ku gisata kirebana no kwiriza ubusa. Ariko mbere y'ibyo tubanza dusomeze commentaire. Hari umuntu waciye inyuma aramamagara, ngira ngo nimero ye sinyibuka, ariko icyo gihe yari yasabye ko nabahuza mukaganira. Avuga yuko ngo sinzi idini yambwiye asengeramo iyo za Kimisagara. Ni Kimisagara, ni mu Biryogo hari.
anyohereza na minisitiri yashinze ya karate, yego, ariko abayikina benshi akaba ari abakristu. Ambwira yuko ari umurimbyi muri korali, ambwira ko ageze mu rwego rwo kujya mu marushanwa ya karate ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma ambwira yuko ibyo wavuze atari byo, ariko yifuza ko muzahura mukaganira ngakagusobanurira icyiza cya karate n'uburyo Imana yemera. Tuzongera tumuvugishe naramuka na ku iki kiganiro yatwandikira none tugapanga uburyo muzahura. Ariko ngeje kugaruka banza yaranditse na iyi message, banza ari wowe yanditse kuko ndabyibuka, banza ari Alex koko, shobora kuba Alex kuko ni izina ni Alex. Okay, muri commentaire abantu banditse wanyuma uherutse kwandika yaravuze ngo haleluya mukozi w'Imana isumba byose, Yesu agumye agushyigikira. Uwo ni wowe yabwiraga. uwo muntu kumvesa muhumurisha. Undi aravanga amen, undi aravuga ati murakoze, umwana wanjye akina gutera ingumi, ngiye gushaka uburyo bimuvanamo kuko nanjye narinzi ko ari ugushaka ubwirinzi. Uwiteka abaho umugisha. Ubwirinzi ntabwo ushaka ko Uwiteka rwose amukure muri ibyo, nta mumaro byamugirira. Ndarandika ngo uko ni ukuri nanjye narayizi. Ndabona ari umurundi yitwa Ninkiza Ezekiyeli. Uko ni ukuri naje narayize, uko abivuze nuko jewe nashizwemo n'imyuka mibi, ariko byaraheze mu izina rya Yesu Kristo. Nibihere mu izina rya Yesu. Yewe bimutera no kugira ngo imyuka mibi mujyemo, we anayishyirwamo. Urumva? Undi ngo na Alex nyina niyo tugiye kureba message yanditse, yaranditse avuga ngo aka ibi warabivuze mu kiganiro. Aka muri karate ntibibaho, ahubwo bavuga aka yongeraho n'andi magambo ndabona ari a na o, sinzi icyo bishatse gusobanura. Ariko urumva mu by'ukuri nubwo avuze ngo ntabwo muri karate bavanga aka ariko yarashatse kwerekana ahubwo uko bavuga n'ubundi akayishyiramo. Ariko n'aba magambo akoreshwa iyo bagiye gukora komba ari babiri, kugira ngo umuntu yerekane ubumenyi na mugenzi waho bugeze, niryo jambo ryo bakoresha. Uyenda ubusobanuro yaba yarekumakanyaho ni ijambo rivuga ngo wowe nawe umwe muri mwe nashaka apfe. Yaba ari byo aza kumakanyamo katari ko bisobanura, azatanga ubundi busobanuro kuri iryo jambo ravuga ngo wowe nawe umwe muri mwe nashaka apfe, agahita acisha kagati ukuboko muri mwe mugatangira umukino. Iryo ni ijambo ritanaboneka mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ntago turitunze. Ni iri jambo rikomoka mu rurimi rw'Igitsu mu gace kamwe k'Abashinwa. Mu Kinyarwanda iryo jambo ntaryo tugira. Yena akaba yavuga ko n'abana bivuze nambe bashobora kurivuga nako ni ijambo nyine ritari no mu rundi rutari mu rurimi rwacu, ariko rurimo akaka. Gusa urumva yari yakanye, icyo yakanye nuko wabivuze inshuro ebyiri ngo aka ariko aka yayishyize mu rundi. Aka ni ijambo rivuze ku muntu umwe, ariko bagahita berekana n'undi kuri ka. Umwe afite ka imwe n'undi afite indi ka, noneho agahita avuga ngo ajimen. Ahubwo ni iyi ngiyi ajimen, ahubwo niyo yashyizeho a na o. Ajimen ni ijambo ritari rikoreshwa mugahita mutangira mwebwe umukino. Ahubwo ntacyo yaguhinyiyeho aka. Ukuvuga ngo wowe waravuze ati aka ni ku bantu babiri, niyo mpamvu. Ariko n'ubundi akayishyizemo avuga ngo ni aka ajimen. Uyu muntu aravuga ngo aka ajimen, birumvikana. Hano nta kintu yaguhinyuyeho. Hanyuma witwa Eric Ruyenzi yaranditse aravuga ngo karate, ibyo nari mbizi ko umukristo ntabwo yemerewe gukina karate cyangwa se kungufu n'iyindi mikino imeze nk'iyo. N'amateka yazo na sembole za karate na kungufu ni sembole satanike. Ibimenyetso bya karate n'ibimenyetso bya kungufu ni ibimenyetso bya Satani. Ibintu byose bisa n'ibyo. Urumva arimo arabivuga ko nawe bibayemo. Hanyuma undi aravuga ati ni Sibomana Alex yaravuze ngo turabakurikirana cyane. Undi aravuga ati karate ngo ni z'abayisilamu biteguriye kurwana jihadi. Witwa Nzeyimana arandika ngo karate yitwa umukino njyarugamba itandukanye n'imikino ngororamubiri. Ngo nawe yasobanura akantu keza. Ubu ngubu urumva ko ubwo we yadufashije mu Kinyarwanda cyo kugira ngo yabipronounce neza buri muntu wese yumve ukuri. Wowe urumva ko bigaragaje neza avuga ngo ni umukino njyarugamba. Impamvu rwise umukino njyarugamba nuko koko ubigiga kugira ngo uzabijyane ku rugamba, uzitabare cyangwa utabara abandi. Urumva iri jambo ritumvikana kandi koko nabyumvise bawita umukino njyarugamba. Ni umukino njyarugamba kuko
none umukino njyarugamba uyu muntu watangiye kubihakana witwa ngo ni Alex akaba avuga ngo karate ngo ni nziza, kandi tubona ari ikintu ukina witeguye kujya mu rugamba. Ubushize mu kiganiro twakoze hari amagambo watubwiye ko twagendaga muri ya jambo ryo muri Timoteyo rivuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, ngo ariko kukubaha Imana, kwitoza kukubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Kubera iki? Kuko ufite isezerano rya none n'iki gihe kizaza. Ufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubw'igihe kizaza. Noneho hari ijambo wavuze ngo twebwe urugamba turwana ntabwo ari urugamba rw'umubiri. Kandi Pawulo nawe niko yavuze mu Bakorinto urwandiko rwa 2:10 umurongo wa 3 ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Aranavuga ngo n'intwaro z'intambara yacu ngo siza abantu, ntabwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. None uyu muntu arajya mu mukino njyarugamba agashaka kwerekana ko ari umukino mwiza cyane kandi w'abakristo, n'uw'abapagani, ntabwo ari uw'abakristo. Ni umukino w'abapagani kuko nta mukristo ushobora gutoza umubiri we. Nagaragaje sinzi abantu niba baranyumvisha barankurikiranye neza, no akaba yaregisaka barankurikiranye neza. Nagaragaje ko ari umuntu aba ari intwaro yitoje kubika mu mubiri we, ndetse baramutse bagufashe, leta igufashe warwanye n'umuntu nubwo yaba yaguteye ukamwica ukoresheje wowe uri umukinnyi wa karate, wahanwa kuko wowe nk'umuntu akwiyenjeho gato ukamukubita ingumi ukamwica. Wowe baguhana nk'umuntu wari ufite intwaro kuko wowe ubwawe uri intwaro, uri cyo kurwanya. Hano baravuga ngo ni ikintu cyo kurwanisha mu Kigande, niko mu Rugande niko bavuga. Ni uvuga ngo wowe ubwawe ugenda uri intwaro, nubwo ugenda ariko muri wowe habitsemo ibyo kurwanisha. Harimo imbunda, reka tubyitena nk'imbunda, harimo inkota kuko uzi gukoresha inkota. Wowe ubwawe rero uri intwaro. Uyu Alegisi ashobora kuba yatarabizi. Nibyo nagaragaje ndavuga ngo iyo umuntu avuye mu gisirikare cy'isi, igisirikare gisanzwe kituzi, ntabwo yemerewe kujyana ibikoresho bya gisirikare. Arabisiga mu gisirikare kuko avuye mu gisirikare. Iyo umuntu avuye mu gipagani rero, ibi bya karate yemerewe kubisiga mu gipagani akinjira mu gikristo abisize. N'uyu nguyu nibwo uyu Alegisi yaba yitondeye yitegereze neza, agakiza yaba afite ariko ntabwo kaba ariko, kuko niba yaravuye, ahubwo Imana imutabare, niba yaravuye mu gipagani akazana na karate yari afite mu gipagani, noneho akaba ageze aho ari kuyobya abana b'abakirisitu, kuko uri kumva niba afite ishuri yigisha, akaba afite ishuri yigisha, bigaragara ko ari kuyobya abana b'abakirisitu n'abasore bari bakiri bato ndetse n'abantu bakuru. Kubera iki? Kubayobya binoroshye. Ni uko umuntu wese iteka ryose yifuza kwirwanirira, kwirengera, akaba yakwimura ku mwanzi we, ariko biturutse muri kamere ya shitani. Kuko twamenye neza ko igihe cyose umuntu yirwaniriye aba agiye mu ruhande rwa shitani, kuko guhora ari ukuwiteka. Uvuze gutyo mitanekereza umurongo umwe muri Bibiliya shaka ko dusomaho. Alegisi ndacyamusoma kuko ari comment noneho yatanze iremereye. Ariko hari umurongo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 2 umurongo wa 3, yaravuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Ubwo waruvuze mbitekereje uvuze ngo umusirikare yava mu gisirikare intwaro zose arazizi ko agiye kumuseveri. Noneho hano Pawulo wagaragaje ko umukristo ni umusirikare wa Yesu, umusirikare wa Yesu. Ubwo hari ikindi gisirikare arimo cyundi umuyoboye witwa Satani. Hari intwaro agomba gusigayo, yego, kuko agiye hano. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Umurongo wa 4, nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Nuvuga ngo iby'ubu bugingo ni ubuzima bwacu nyine, ibyo byose izo karate, uko gushaka gusa nk'uko abisi basa, ibyo bakora nawe ukabikora n'ibindi, mbega ibi binezeza ubugingo bwa none. Umuntu wamaze kuba umusirikare wa Kristo niba akishyira mu by'ubu bugingo bwa gipagani, yego, umuntu witwa ko ari umukristo, ko umukristo tubanye ko ni umusirikare wa Kristo, yego. Nkaho Pawulo avuze ngo ntabaho umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje umwandiki ubusirikare. Abantu bakwiye kubanza no gusobanukirwa iby'ubu bugingo ubundi ni ibihe. Iby'ubu bugingo ni ibintu byose tugenderamo, abapagani bagenderamo, bibasha kunezeza uyu mubiri wacu
kuko ubugingo buvuzwe ni ubu ngubu bwa none bw'igihe kizaza, ntabwo ari ubw'igihe kizaza, ni ubw'aka kanya, ni ubu dufite bwa none bufite garanti, bufite igihe bugomba gupfira. Rero ibintu binezeza ubu bugingo bwacu ni byinshi. Arega niyo siporo, tuganira iki kiganiro twari mu kiganiro kirebana na siporo, ariko ku gisata kirebana n'umukino njyarugamba witwa karate. Turimo kureba se karate iri mu buryo bwa siporo, ni umukino ngororangingo. Ese umukristo yemerewe gukina karate cyangwa ntabyemerewe? Twari twatumiye mwene data nk'umuntu wakiniye karate, ibyo twatumye turavugaho, ariko karate nayo igaruka mu bintu binezeza ubu bugingo bwa none. Ko no kuri hari ibintu byinshi binezeza ubugingo. Ubugingo bwa none bukunda ibintu byinshi, burarikiye ibintu byinshi by'iyi si, kandi igihe cyose ubu bugingo bwa none bwarakiye ibintu byose by'iyi si, kugira ngo uzabone ubugingo bw'igihe kizaza. Pawulo ati rero ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare, ari we Yesu Kristo. Noneho reka duse nk'aho bakomeza kuri iyi mesaje ya Alex, ubundi yitwa Alex Official. Yaranditse aravuga ngo Bibiliya iti mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde ubumara bwayo. Karate si ya shitani. Ikindi kandi mwibuke ko icyubahiro n'ikuzo by'Imana bigaragarira mu byo yaremye. Wowe ntabwo ufite ubumenyi muri karate, niyo mpamvu yisebya, kuko uwashoboye karate yavamo umukristo mwiza, kuko atozwa icyambere kwihanganira ibigusha, icya kabiri n'ibigeragezo. Atavuga ngo ikindi kandi karate ikoreshwamo ururimi rw'Ikiyapani. Hari utuntu dushaka ko usobanura uyu muntu avuze. Icyambere ngewe ngiye guhita ngisubiza. Aravuze ngo Bibiliya iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde ubumara bwayo. Ntabwo ariko birivuga, ikiyarakishe rwose. Bibiliya iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde amahugu nk'inuma. Ni amahugu nk'inuma. Yavuze amahugu, ntiyavuze ubumara cyangwa se ubusabwe. Ntabwo yavuze ngo mwirinde ubusabwe cyangwa ubumara bw'inzoka. Yaravuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ariko keretse niba hari indi Bibiliya asoma atari iyi ngiyi yitwa Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, akaba yenda yarasomye Bibiliya ntagatifu ko tutarebye umurongo wenda n'icyo bivugaho. Ariko Bibiliya yera ivuga amahugu, kwirinda amahugu nk'inuma. Ntabwo yavuze ngo birinde ubusabwe bwayo, ngo birinde ubusabwe bw'inzoka. Hari ikindi haruguru avuze ahantu buretse gatoye. Abantu bakwiye no kumenya Bibiliya ko hari ukuntu ushobora kubwira abantu ukaburimo kubayobya. Niba umuntu atiga agafata Bibiliya agashyiramo ibye, kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu azirinde kongeraho cyangwa kugabanyaho. Noneho ufashe umurongo, ufashe agace kamwe urakihoreye, wishyiriyemo akawe. Iki ni ikibazo nacyo. Uyu muntu wanze atari n'umukristo, ariko uyu Alex waza atari umukristo. Niba ari n'umukristo ashobora kuba adasoma Bibiliya. N'ubukristo bwe ntabwo bwaba bwuzuye, kuko tugiye kureba ibintu bya karate warimo kubyeza. Aka ni akambere kuki Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mwirinde amahugu nk'inuma. Buri nzoka Imana ifite ukuntu yayiremye, inzoka igira ubwenge bwinshi. Ni nayo mpamvu iyo tugiye muri Edeni Satani yaje mu nzoka, ntiyagiye mu yindi nyamaswa, ahubwo yinjiriye mu nzoka. Kuko inzoka ni akanyamaswa Imana yaremanye ubwenge bwinshi. Ikigaragaza ko yakaremanye ubwenge bwinshi ni uko umuremyi wayiremye ni nawe bivuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubundi mwirinde amahugu nk'inuma. Azi n'inuma yarayizi ko nta mahugu igira, itagihuguza rwose, ntabwo ihuguza na rwose. Asanga inuma yaje gufata ibigori byawe wanditse ahanganga ibiryo. Inuma ni akanyamaswa keza. Abantu babivugaho amateka menshi. Inuma buriya ngo inuma yagize ikibazo cyitwa gupfakara, irihangana cyane, ntabwo ishobora kujya guhuguza undi mugore w'abandi. Irihangana ikarindira indi nayo yagize izo ngorane. Ikibazo nuko twebwe abantu twabirenzeho ibyo, uzi ko tujya no guhuguza abagore b'abandi. Ariko itegeko ry'Imana riratubwiye ngo twirinde mu mahugu nkayo, ntitugahuguze nkuko nayo idahuguza. So rero twari dushaka kugira ngo dusobanure uyu murongo uko uri. Ntago bivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka mwirinde ubumara bwayo. Oya, Yesu yavuze ngo ariko mwirinde amahugu nk'inuma. Arakomeje amanuka. Noneho aravuga ngo ahita aguhakanya wowe. Aravuga ngo karate si ya shitani, kuko wari wabivuzeho. Ikindi kandi aha nawe rero niwe nshaka gusubiza. Ikindi kandi mwibuke ko icyubahiro n'ikuzo by'Imana bigaragarira mu byo yaremye.
ubwo ashatse kwerekana ko karate nayo iri mu by'Imana yaremye. Noneho iyo mukina karate muba muri kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iki urakivuga iki? Icyo myivugaho ahubwo yaba we yanibeshye, kuko haruguru yaramaze gusoma umurongo umwe nubwo yongeye undi murongo utuzuye ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Iyo aza kugira ubwenge we nk'ubw'inzoka yari kubanza akareba ngo uyu mukino ni uwandi. Noneho wese akana katari wa shitani, shitani ashobora kuba atamuzi. Shitani ntamutekereze nk'umuntu ugenda, ahubwo shitani ni umwuka uyobya. Uyu mwuka uyobya rero ushobora kumwinjiramo nawe ubwe akaba atamenye ko yinjiwemo n'umwuka uyobya, kuko bigaragaye ko ahisa narwanirira ahubwo uwo mwuka, avuga ngo uyu mwuka, ngo uyu mukino si wawuzanye, ni uyu mukino ni uwa shitani. Nongera mbisubiremo, bitewe n'iki? Bitewe nuko hari ibintu bakwigisha ukumva ko ari uwa shitani, nubwo wenda we afite aho yigiye, natwe dufite aho twigiye, ariko twize karate. Icyambere bakora kutemerewe muri ya mico hasi avuze ngo nshobora kuba ntarayize, bakwigisha umuco wo kutarakara. Ariko kandi mu isomo wigamo, wiga no kudaseka. Ibi wari wabivuze no bakwigisha kutarakara no kudaseka. Mbese Bibiliya yavuze ngo kuri akazu yazi, ukaba utabize udakonje ntunabire, ikahita yemeza ngo ngiye kukuruka. Kuki bo bakugize akazu yazi? Ubwo ibyo ni iby'Imana. Niba uri akazu yazi, Imana ikaba izaruka akazu yazi. None uyu mugabo akaba agaragaje ko ngo yize umuco wo kutarakara, ariko yize n'umuco wo kudapfa gusekaseka, umuco wo kudahemukira umuntu. Ibyo ngibyo avuga ngo bamwigisha discipline bakwigisha ni iyihe? Baratubwiye ngo ntiwemerewe gukubita umuntu ingumi kuko akugiriye nabi, ariko akurembeje bamukubita urushyi. Bibiliya ntagaruka ibyemera, ahubwo biravuga ngo umuntu nagukubita urushyi rumwe ku musaya uzahindura n'undi. Uri kumva ko wanyuranyije nabi? Inyigisho babigishije zinyuranyije na Bibiliya. Mbese we ko ari mwarimu, ari metere, yigisha ayobya abakirisitu, ko sinavuga ngo arigisha abakirisitu, ahubwo ayobya abakirisitu, abakura mu kirisitu abashyira mu bapagani, abana b'abapasiteri, abana b'abarimu, abana b'abakirisitu, aho kugira ngo abatoze kubaha Imana akabatoza guhemukira Imana. Nambwire cyangwa azongera twandikire muri commentaire atubwire, wiyabigishije ngo umuntu nakugirira nabi cyane abigisha ko bazakora bate? Bazihangana bakagenda. Ese abigisha ko umuntu nagukubita urushyi ku musaya umwe uzahindura undi, cyangwa abigisha ko ariko nari hasi dukomeje gusoma agaragaje ko hari ahantu ushaka gusoma kugira ngo ahantu urumva hanavuze yuko ibi karate garagaza icyubahiro cy'Imana. Yes, icyubahiro cy'Imana aho ngashatse kugaragaza nge nuko mbyumvishije. Avuze ko uyu muntu naza kuguhemukira, reka tugeze nka pasiteri turi kugendana, turimo tugenda mu nzira, tugushije ishyano, abanzi cyangwa abambuzi, abajura baraduteze kandi barashaka kwambura ibitabo wari ugiye kwigisha, barashaka kwambura imodoka ugendamo wari ugiye kwigisha. Kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragara, nuko njyewe nka Andre witoje ndaza guhaguruka nkarwana. Kubera ko nyine avuze ko icyubahiro cy'Imana kigaragara no muri karate. Abwiwe n'iki se ko waba urwana icyubahiro cy'Imana cyaba? Ese abwiwe n'iki ko yaba ari Imana ije kureba ko twakijijwe koko, ko turi abarwanyi? Twari kubabwiriza murashaka iki? Turashaka imodoka, nta kibazo nimwitwara. Uvuze gutyo nibuka umwapotere, kandi nawe uramuzi. Duheretse guhurira ahantu mwivuga butumwa na Aposo, na Aposo kandi ubona uri international. Urumva uyu Aposo yavuze kuntu ari mu gihugu kimwe atwaye imodoka, abajura bamuteze ari nijoro baje kumwambura. Harya hari nijoro ngo hari ku manywa, ariko hari mu ishyamba, hari mu ishyamba. Yes, igice batuye muri igice kiba mu ishyamba. Hanyuma rero ngo bamufatira mu ntuza mu modoka, baramunize harya bamunigiye kuri bamunize babifashishije intebe. Ariko nk'umuntu wize ukuntu ngo yakinguye urugi, witoje karate, witoje karate umukino njyarugamba. Shako yarabereye byaranagana ukuntu abivuga ati njye narabiritse nta mikino gira. Urumva wa mukino wa kera ngo ni siporo, ni umukino njyarugamba koko. Uyu mupasitoro cyangwa se Aposo, tumusubize icyubahiro cye, nibyo baba bashaka. Avuze ukuntu yakubise aba bajura, umwe we yaramuvunye ruseki. Ariko niba wari ukurikira ikiganiro yatuganirije,
nyuma basubiye inyuma, nawe ntabwo yabishimye. Yavuze ko nyuma basubiye inyuma bakaza kuvuga ngo wa mupasiteri wanyu ntabwo akijijwe, ngo mumwitondere, uriya mwebwe arabajijisha atarimo arababeshya, arakaze. nawe mu kiganiro yaduhaye cyagaragaza ko atashimiye imikino. None ikibazo gihari, ese ako kanya ibyo yakoze ko mu misiyo Imana yamuhamagariye ari ukubwiriza abajura bagakizwa, abajura bari bagiye kumwica rwose, bagiye kumwica kuko bagomba kumwica bakamwambura n'iyo modoka bari kwitwara, ariko yitabaye arwana. Ese ubu Kristo butwemerera ko niba tugeze muri iyo ka twitabara turwana tuvuna abantu za ruseke n'ibindi? Buretse ko abantu agakiza abantu bakita ikintu cy'agaciro gakeya, ariko umuririmbyi we yaravuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. None wese kubona abajura bakwatatse bagira ngo bagukure mu isi, uratumiwe gupfa, uhagurutse ugiye mu rugamba rwo ukuyeyo ibikoresho byawe cyangwa intwaro, uvuye nk'umuntu ugiye mu rugamba rwo kurwana. None nuramuka kurwanyije abakozi b'Imana, ko dufite benshi bagiye bahagarara mu rugamba, bibitwereka bagahagarara mu rugamba bakihanganira ababica, ko Yesu yari intwari. Yabwiye Petero aramubwira ati iyo biza kuba intambara y'uyu mubiri bamamagaye reji yo mu ijuru imwe yonyine igakora umurimo, kuki atarwanye ngo yari umucunguzi? Ndirimbo uvuze irakaze. Tekereza umuntu aratumiwe ngo bamwice, kandi ahatumiwe ni ahantu heza kuri we. Babandi bari baje kugufasha mu butumire bwawe, nari mbisabanze ko sabanze, ahubwo bari baje kugufasha mu butumire watumiwemo ngo bakwihutishe ugereyo vuba. None uzubate aho kugira ngo ngeyo mwebwe ndabamara ahubwo. Uretse ko ibi bintu aya makuru ari mu mwuka mwinshi, ntabwo umuntu uri hasi uri mu mubiri yapfa kubyumva. Ikibazo gihari cyo kwitondera, ari nacyo rero mubajije. Ese ikigeze kukibaza umupasiteri witwa Mazibirego, niba umuntu aje tubonye ko umuntu wese ugiye gupfa batumiwe, kuko urupfu Yesu yarugeze irembo, niba umuntu aje kukwambura nk'uwo mwaposo, uwo muposo byagenze gutya abajura bagahita akoresha tekinike yize muri karate, ubundi akabakubita birenze urugero, ngo yarabakubise banabivuga ati ndetse akabasha no kuhikura ari muzima, ahava ari muzima. Biremewe nk'umukristo? Umukristo ntabwo byemewe, keretse ko abakristo badakijwe neza bibwira ko byemewe, ariko ntibyemewe. Kubera iki bitemewe? Niyi none wowe Uwiteka aje kureba koko ukivuga ubutumwa. Ngenda guha urugero rimwe byambayeho, warabivuze nanjye no kubivuga. Urugero watanze wowe n'urw'abajura bagiye kukwica bakwambura ikinyabiziga wari utwaye, kandi wari ushoboye kuba wakwitabara ukabarangiza ubundi ukigendera nk'umuntu wize uwo mukino njyarugamba witwa karate. Dufate ishusho yawe, dufate ishusho ya Poso, we noneho wese afungura imodoka mu buryo bw'ubuhanga nk'umuntu wize, agahita asohoka akabara batatsi akabakubita kabisa, bakagenda biruka ngo umwe yagiye ameze nk'uwavunaguritse. Aya mashusho abiri imbere y'Imana, n'indi Imana ubwo iri kureba iki? Kandi mwese ngo murajya hehe? Mu ijuru. None ubwo Imana iri mu ijuru iri kureba wowe, ikareba n'uriya, ubwo irabona umugenzi ari uwuhe? Imana ni umukozi w'umuhanga, kuko ifata umuntu ikamupima, ikareba ko ibyo avuga ari ukuri. Ibigeragezo byose ducamo ni ukugeragezwa barebe ko uyu muntu ashyitse. Ese yaba yaravuye muri ibi? Ese yaba afite umutima w'urukundo cyangwa yaba afite umutima w'ubugome? Nuvuga ngo igihe cyose wahagurutse ugiye kurwana ufite umutima w'ubugome, nta mutima w'urukundo bugifite. Ni ukuvuga ngo gukunda Imana kuba kutakiri muri wowe, kuko wakabanje ukagirira impuhwe uyu muntu. Ikindi, niba buri munsi tuvuga ngo tuzajya mu ijuru, inzira izakujyana ntabwo yizi, ariko tuzi ko irembo riri mu rupfu. Niki gitumye uhagurutse ugiye kurwana n'uyu mujura? Ese niki gitumye? Kuko ibyo twiga tuvuga ngo turi kurwanya abanzi bacu, ariko kandi biravuze ngo umwanzi we nasonza umugaburire, niko Bibiliya itubwira. Noneho ugiye gutangira kurwana n'umwanzi wawe, ese uyu mugabo ndashaka kugira ngo uyaregesi rero turifashije ibyanditswe byera, kuko turimo turaganira kuko iryo jambo mu mwanzi wawe nasonza naryo tugomba kuribasomera. Ariko ngenda nshobora guhagarara mu ruhande rwo kuvuga ngo ese ntabwo ushobora kwitabara
ngo nawe nyine ukoreshe siporo yawe wize, ntabwo wowe wemerewe kwitabara. uba uretse kugenda hakiri kare, hari igihe uba ugifite igihe cyo gukora umurimo. Urabizi uriya maposa yavuga ati njyewe ndacyafite igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza, bashaka kunyica kubera iki? nta nubwo bari kumwica kuko ari gahunda yo kumusarura, we ntiyayitangira. Ntabwo yayitangira, ari gahunda ye, umunsi wageze ntiyawutangira, kuko igihe cyo kuva mu isi cyawe nikigera uzanagenda. Uko wabigenza kose wazanagenda, wanasitara, wanaryama ugasinzira usinziriye, waryama bikaba birarangiye, n'agasimba kagusanga uryamye kakakurangiza. Reka basomera aya magambo bayumve, natwe tuyumve, kubera ko twese turi abagenzi kandi dushaka gukizwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 6:27. Titiri iravuga ngo dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Ariko ndababwira mwebwe abumva, uvuga ngo hari n'abatumva kandi ubona bafite amatwi. Mukunda abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri. Uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu. Ugusaba wese umuhe. Unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. Nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Kandi nimugira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo nuko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguzurira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko baguriza abandi banyabyaha, kugira ngo bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igira neza ababi n'indashima. Mugirirane imbabazi nkuko so nawe azigira. Amen. Amen. Cyubahiro kibi cya Yesu. Urumva amagambo meza cyane, aranasobanutse. Ahubwo umukaratika wese akwiriye aya magambo. Uyu Luka azasura uyu Luka, azasura uyu Luka amuganirize, kuko Luka azamusure. Aravuga ngo genda ugirire neza abantu bakwanga. Abakwanga n'abaye igituma twitoza ngo n'abakwambura, n'abakwangiriza. Abakwambura, abakwangiriza. Icya gatatu aravuze ngo ugire neza abakwanga, abakwambura n'abakwangiriza. Igituma nge nagiye muri karate cyari igiki, icyari cyanjyanyeho mbere, nuko ni nabonye isi ubugome igira, cyangwa bari mu isi ubugome bagira. Hari abanyantege nkeya bari aho babuza babafasha, hari n'abandi, hari no kubona nawe umuntu ukugirira n'abatakurusha imbaraga, akurusha imbaraga ariko ni tekinike ndatazi kurusha. Ndavuga ni nimenya tekinike ndwanirire n'abandi. Ariko noneho ngezeyo nyuma ibihe bishize, Yesu nibwo yangiriye neza, aranyereka nanjye mbona umenya agakiza. Menya agakiza ariko bituruwe kubaburizi mu Ruganda tuvuga ngo nukuburira, kubavuga butumwa bwiza bangizeho barande. Hari bamubwira ngo nyamara hariho ijuru, hariho ijuru ntabwo umuntu aba arizi. N'uyu rero uyu wigisha, uyu Alegisi Mushuti wacu, ahantu ndagira ngo naho tuhavuge. Aravuze ngo wowe ntabwo ufite ubumenyi muri karate, niyo mpamvu uyisebya, kuko washoboye karate. Aha hantu rero yavamo umukristo mwiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kuvamo umukristo mwiza biturutse mu kwizera Yesu no gusoma ibyanditswe byera, ahubwo karate yamufasha kuba umukristo mwiza. Ntabwo bishoboka kuko washoboye karate ngo yavamo umukristo mwiza, kuko atozwa kwihanganira ibigusha n'ibigeragezo. None se iki kintu rwose nanjye reka nyivugeho. Uyu muntu ntabwo akijijwe, ashobora kuba atari yizera. Ntabwo uyu muntu arizera, ndabyumvise. Niba umuntu agezeho abwira abantu ngo ibya Yesu babyihorere, ibya Bibiliya babyihorere, ubwo arega iri jambo avuze rikuyemo ibintu byinshi cyane ugiye kuryanariza. Ni nko kuvuga ngo Bibiliya si yagutoza kuba umukristo mwiza. Ni nko kuvuga ngo kuba umuntu yakwigisha ijambo ry'Imana ntabwo ari byo byagutoza kuba umukristo mwiza, ahubwo kuba umukristo mwiza ni uwagutoje kwiga karate. Kuba karate gutoza kuba umukristo mwiza, warangiza ngo ikagutoza kwihanganira ibigusha n'ibigeragezo. Ibigusha n'ibigeragezo karate niyo ubu si ibigusha ni ibihe. Dukwiye kumenya ngo ubundi ibigeragezo ni ibihe, ibigusha ni ibihe.
ahubwo uyu nguyu kandi karate iri mu bintu bigusha. Ahubwo icya mbere harimo ubwibone, ariko ahubwo ikintu yagufasha iyi karate yagutera kuba umupagani mwiza. ntabwo yagutera kuba umukristo mwiza. Ni umupagani mwiza gute? nari nakubwiye ngo uricurukurire ijambo, ngo uraricurukuye. Ndaricurukuye. ntiyagutera kuba umukristo mwiza. Yagutera kuba umupagani mwiza guteye. Waba umupagani mwiza, waba uri ingeso nziza. Ni ukuvuga ngo mu bandi, kuko wowe uzi ko urabona umusirikare, none se umusirikare ko abasirikare ko buzuye isi cyangwa ibihugu byacu, wari wabona agenda arasa umuntu wese abonye. Ikintu ni iki gishobora gutuma kamere y'umuntu isinzira? Ni ukuba wagiye mu gisirikare. Igisirikare ibyo nacyo kirabitoza. Ntabwo hari n'abantu bajya mu gisirikare bagira ngo baze bihorere, ahubwo bagaruka ubona bitwaye neza kubo bivuga kwihorera. Ese karate, igisirikare, iyindi mikino y'imirwano nk'izo za kungufu n'ibindi bishobora gusinziriza kamere yawe? Kuko kamere yo turayivukana, yayindi yo muri Adamu, yayindi ishamitseho ibyaha byose, umujinya, uburakari, inzangano, gutukana, kurwana n'ibindi. Ntabwo rega n'abasirikare ibisinziriye, ahubwo ifatwa n'amategeko. Kamere niba yasinziriye ifatwa n'amategeko abagenga, kuko abasirikare bagendera kuri oda ukurikiye kuva ku hejuru kugeza ku hasi. Batwarwa rero n'ababatwara, bigatuma ntacyo yakora atari kuko azi ko hari ibihano yahawe, atari shebuja umuhaye oda. None ko tuzi ko kamere y'umuntu ntipfa, na Bibiliya bigaragaza kamere ntipfa, ahubwo umwuka araza akayiryamaho, kikaguma aho ngaho nticyongere kuzamuka ngo kirute imbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu n'umuntu ashobora kuba uyu munsi ubona bya bintu byamunangaga bisa umupagani nta bigihari, ejo ukabona byongeye byazamutse. None se ni uko nyine umwuka yongeye, wa muntu yahaye kamere imbaraga, irazamuka ipeza umwuka. Urumva? None uyu nguyu ashatse kugaragaza ko karate iri mu kintu gitsikamira kamere ikamanuka. Ubwo karate igiye mu mwanya w'umwuka, igiye mu mwanya w'umwuka wera. Ntabwo ushobora gusimbura umwuka wera. Hano muri Bibiliya havuga Abagalatiya igice 5 umurongo wa 16 5:16 Abagalatiya haravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Wa wundi aravuze ngo karate niyo bayoborwe na karate. Bayoborwe na karate. None Bibiliya iravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Uyu mwene data Alexis Official aravuze ati mwebwe nimuyoborwe na karate, muyikine kugira ngo ibabuze kugushwa n'ibintu n'ibigeragezo, nizabakomeza kwirinda ibigeragezo. kandi niso Mana we bituma soma Bibiliya cyane, nizatuma baba bapagani cyane. Ikintu navuze ngo karate izarushaho kuba izabagira abapagani beza ni ikihe? Igituma bazaba abapagani beza, bo bazagaragaza inyuma ku isura ko nta bugome bafite, ariko babwifitemo imbere. Ndakubwiza ukuri, buretse no kuvuga ngo turarebera ku bandi. Nuyaregisi uri kuvuga gutya, umusuye ukamurakaza, yakwereka abera umusiporutifu yahita kurangiza, yakwereka abera umusiporutifu, ariko kandi wamurenganya kuko hatari yamenya Yesu. Nyine kamere ntago irayoborwa n'umwuka. Cyakoze nabatizwa bwa kabiri, nabatizwa umubatizo wa Yesu akayoborwa n'umwuka, nawe azabivamo. Ariko mu gihe yanzuye umubatizo ntazabivamo, azakomeza kuba umubiri mpaka gihena. Ariko ndamwifuriza kuyoborwa n'umwuka, akareka kuyoborwa ngewe nabatijwe kandi nabyo warusabaye nk'usubizaho turi gusatira umusozo. Muratubabarira, ikiganiro kibaye kirekire cyo gusubiza zimwe muri komanteri zanditswe n'abantu kuko ziracyahari nyinshi, ariko twababwiye ko tugiye gukora ikiganiro kirebana no gusenga mu gisata cyitwa kwiriza ubusa. Tugiye gukora ikindi kiganiro, mwihangane, kandi iki kiganiro cyo tushaka gusobanura ubu buyobe burimo buraduka mu isi, buri kurwanya ijambo ry'Imana ku bakozi ba Satani n'abatari abakozi ba Satani, mu buryo bazi ariko mu buryo batazi akaba ari abakozi ba Satani.
kubera ko bafite ubujiji cyangwa ubumenyi bukeya ku birebana n'ijambo ry'Imana. So rero nshaka kugira ngo dusobanukirwe ikirebana no kwiyiriza ubusa, icyo biri bivugaho n'ingaruka nziza ku babikoze ndetse n'ingaruka mbi ku batabikora. Niyo mpamvu rero dusoheze kuri akantu bavuga uti ngewe nabatijwe umubatizo ibiri. Umubatizo wabatijwe n'uwuhe? Ubwo turaza kureba uyu Alex ashobora kuba yarabatijwemo. Birashoboka. Umubatizo impamvu nyisi ibiri ni umubatizo twakwita umubatizo wa Yohana ariwo yabatije Yesu, umubatizo wo mu mazi menshi, n'umubatizo w'umwuka wera. Umubatizo w'umwuka wera aribyo dusomye mu Galatiya ati muyoborwe n'umwuka. Ntago wayoborwa n'umwuka kandi uwo mwuka utawuzi nawe atakuzi. Uvuga ngo ushobora kuba wabatijwe umubatizo wa Yohana w'amazi menshi bakakudubikamo hari akakwimika ukagira ngo n'ubundi n'umwuka warawubatije, ukaza ukicara mu idini ugakora imihango yose y'idini ariko utarabatizwa umwuka. Niyo mpamvu ntabwo wayoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu nta n'umusivili uyoborwa n'amategeko ya gisirikare, kuko abasirikare ntibamuzi, nawe ubwe ntazi ko atari umusirikare, n'amategeko ya gisirikare ntayazi, ntabwo rero yayoborwa nabyo. N'uyu rero mwene data Alegisi, Imana imugenderere, Imana imugenderere, n'uyu mubatizo umubatize. Ariko uyu mubatizo wo mu mazi menshi ubatizwa ubishaka, ariko umubatizo w'umwuka wera ni Imana yonyine ikwibatiriza. Ariko ubanje kubatizwa umubatizo wa mbere w'intambwe ya mbere y'amazi menshi, maze ukagira inyota n'inzara yo kumenya Yesu, maze akakubatiza umubatizo wa kabiri. Reka se nk'uwihuta mu gusoma ku mateka dusoze iya nyuma niyo naringezeho, witwa Joseph Hitimana. Yaravuze ngo ngewe nari mfite dane ebyiri muri karate, ariko maze gukizwa niyumvisemo ko ntagomba kuyikomeza, kuko uko biri kose umwuka wa karate so w'Imana. Kuko kugira ngo ube umukaratika mwiza ugomba kuba uri umunyamahane, kabone n'ubwo abantu batabibona inyuma, ariko mu mutima biba birimo. Kandi Imana ireba mu mitima yacu ikaducira urubanza rutabera. Urumva akantu uko nukuri. Urumva nagize kurageza kuri dani ya kabiri. Nawe ntabwo uri kumva yari ahantu hatari hashimishije. Nubwo uyu nguyu yavuga ngo we ni mete. Bivuga ngo rero uyu atandukanye na Alex. Joseph Hitimana atandukanye na Alex Official. Alex Official agakiza ke na kuyu urumva ko bitandukanye. Kuko uyu we aravuze ati nge nari ngeze kuri dani ya kabiri, ariko maze kwakira Yesu. Ati ariko icyo nashaka kubabwira nuko umuntu wese ukina karate, nge ntabwo nemera ko umwuka muri karate ari uw'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu wese ukina karate agomba kuba ari umunyamahane. Nubwo akavuze akantu keza ngo nubwo inyuma abantu baba batabibona, kuriya wavuze ngo ukaba akazuyazi, ku buryo ubura akazuyazi. Bamwigishije icya mbere mu itangira, bamwigishije kudaseka ubusa, bamwigishije no kutarakara. Wabyumvise? Inyuma ntabwo bigaragarira abantu. Uvuga ngo ni umugome ufite ibyangombwa nyine, kuko we bamwigishije kutarakara no kutishima. Nuvuga ngo ni gukora mu mazi adashyushye, kandi amazi niyo mabi. Amazi adashyushye nta nabiri ni mabi, kubanywa amazi atetse ari inzoka ziba noneho zagize ubukana, niba ari inzoka zitera indwara. Noneho uyu mugabo rero nawe Imana imumugisha, kuko we yarasobanukiwe. Ariko uyu mwene data cyakuza ngenda mugira inama, niba ari amafaranga ashaka muri iyi mikino wenda babimuhembera, no kuri Yesu ntabwo ari umukene ku buryo atamuteza imbere mu bindi yakora, ariko akareka kurimbuza abantu, kuko abantu arimbuzana bazababazwa. Ndamugira inama rero Alegisi, inshuti yanjye, ndakwifuriza kugira ngo ube inshuti y'umusaraba, tuve ku bushuti bwo mu isi gusa. Impamvu nkwishura inshuti yanjye nuko nsanze imikino utoza natwe twarayiciyemo. Ni ukuvuga ngo hari ba papa bawe batwigishije, wowe utari waza, ndetse wasanga yenda n'ishuri nyuma yacu mu bo twiganye aribo bakwigishije, bakakwigisha umukino. Kuko sinize mu ishuri ndi jyenyine, twari benshi. Mwene data rero sinavuga ngo uri mwene data kuko ntabwo wari waba we, ahubwo mugenzi wanjye, kuko uri umuntu dusanzwe, ko twe dusangiye ubumuntu. Ndakugira inama yo kugira ngo uhinduke ureve muri ako kazu yaze, kuko Uwiteka yazakuruka, kugira ngo wa munsi wese azabahamagara ninumva ninitaba nawe uzitabe, duhurire duhabwe ubugingo buhoraho. Amen, amen. Reka tugushimire cyane, Imana igumugisha cyane, murakoze kuko twifuzaga ko
garuka kuri comment zanditswe mu kiriya kiganiro. Hanyuma twifurije buri wese gukomeza kubana natwe mu biganiro bitangwa kuri Iron TV, kandi tubifuriza gusharinga ubutumwa bwiza. Ikindi tubifuriza kuba mu buzima bwejejwe buyobowe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo dutegereze umwami wacu ugiye kugaruka ubwo azabaje tuzamusanganire. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora